Imana ishimwe cyane bene data, ndabasuhuza mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi Uwiteka akomeze abiteho. Reka tuganire ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo cy'Abefeso sura 2 umurongo wa mbere. Haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Imana ishimwe. Twongere dusome muri Yohani sura 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo yose najaniranye Niki, najaniranye n'agakiza, gukizwa. Impamvu Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kwari kugira ngo twebwe abari kure cyane n'isezerano y'ubugingo, twebwe twari tumaze gusa nabibagiranye mu isi y'umwuka, Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo turonke agakiza. Aza ari umukiza. Ari nayo mpamvu Yesaya yabivuze aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, umwana w'Umungu yatuvukiye, azitwa Emmanuel, ngo ubutware buzaba ku bitugu byiwe. Donc azitwa umukiza, uje gukiza abantu ibyaha, uje gukiza abantu urupfu rw'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Imana kubwo urukundo rwayo rwinshi itanga Yesu Kristo, aza ari umukiza kugira ngo abashe kudukiza ibyari biduhinduye imbata, adukize ibyari bitumye twebwe duhetama imigongo. Aza ari umukiza kugira ngo adukize. Rero abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kandi abo ntibakiri imbata z'ibyaha, abo ntibakiri imbata z'urupfu, abo ntibakiri imbata z'ibyabahetamishaga imigongo, ahubwo abo baracunguwe n'umwana w'Imana. Ubu nabanesha, ubu bagenda bidegembya, ubu baguwe neza. Kubera iki? Kuko bari muri Kristo Yesu, kandi Yesu ubwiwe niwe gakiza kabamwizeye. Imana ishimwe cyane. Abo ntabwo bakibaswe, abo ntabwo bagihetamishijwe, ntabwo bagihetamishijwe n'ibyaha. Ibyaha ntibikibahetamishije kuko baracunguwe. Imana ishimwe cyane. Dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo isura 2 umurongo wa 3 haravuga ngo twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Ese aka gakiza twazaniwe, aka gakiza tudaheza agaciro, aka gakiza twiyita ko tugafite nyamara tutagatunze, se twebwe tuzarokoka dute nimba dukomeje kukirengagiza agakiza kazanywe na Yesu Kristo, ndetse tukagahamirizwa n'abakumvise, tukagahamirizwa n'intumwa n'abahanuzi bakakaduhamiriza, twarangiza tukemera yuko twakijijwe nyamara tudatunza akagakiza, tuzorokoka dute? Imana ishimwe cyane. Tuzorokoka gute nimba twirengagije akagakiza, tukifata nk'abagafite, twarangiza tugashiruka ubwoba nk'abagatunze, twarangiza tukabaho nk'abagatunze, nyamara twebwe tutagatunze, twebwe tuzorokoka dute? Itarababariye Sodoma na Gomora, tibabarire baba marayika bigometse, tibabarire Satani, wewe Niki izaguciki kugira ngo ikubabarire? Imana tubabarire. Izaguciki kugira ngo ikubabarire umutima wawe mubi, izaguciki kugira ngo ikubabarire ubusenya miryango bwawe, izaguciki kugira ngo ikubabarire uburyarya bwawe n'ubugome bwawe, izaguciki kugira ngo ikubabarire ubusambanyi bwawe, izaguciki kugira ngo ikubabarire uburozi bwawe, izaguciki kugira ngo ikubabarire ubwicanyi bwawe, izaguciki kugira ngo ikubabarire ukuteye itishimira. Izaguca iki? Itarababariye abamarayika, itarababariye Sodomu na Gomora ikaharimbuza umuriro, wewe izaguca iki ukomeje kwirengagiza aka gakiza gakomeye bene uku? Imana itubabarire cyane. Kandi agakiza niki? Agakiza ni ugukizwa. Agakiza
ni imbabazi twagiriwe tubasha gutabagwa duhabwa ubuzima tutari tubereye guhabwa. Tuba turakijijwe, tuba twakiriye agakiza, kandi kuba twagahawe habayeho ikiguzi, kandi tumare kugahabwa nuko hariho uwakitangiye kugira ngo duhabwe agakiza. Kandi ako gakiza kari kagamije iki? Kari kagamije kugira ngo kadutandukanye n'icyaha burundu. Icyaha aricyo cyari intandaro y'urupfu rw'iteka ryose. Icyaha aricyo cyari intandaro yo kubura amahoro y'iteka ryose. Iyo umuntu wumva umubona nta mahoro atunze muri we, ahorana imigwi mibi, ahorana iminjyane, nuko abatarakira, aba agigandamijwe se cyangwa abagihitamishijwe n'ibyaha, agakiza kaba kataramwegera. Uwo abatarakogwaho na Yesu, amaraso ya Yesu abataramugeraho. Kandi abo yagezeho bose azabakiza, abo yagezeho bose azabaho umunezero, abo yagezeho bose bazabagubwa neza, abo yagezeho bose baba bari mu mahoro, abo azagera ku musambanyi akabireka, yagera ku mwicanyi agahinduka, yagera ku muntu mubi w'umutima mubi nawe akamuremera umutima mubi, akamuremera umutima mwiza. Plutôt wahuye n'amaraso ya Yesu Kristo aba ari mu mudendezo. Wahuye n'amaraso ya Yesu Kristo aba yarabonye agakiza. Rero ako gakiza tugahabwa kubw'amaraso. Ngiki kiguzi cyatanzwe kugira ngo duhabwe ako gakiza na amaraso. Rero iyo amaraso yakugezeho, agakiza kaba kakwijiyeho. Imana ishimwe. Icyo gihe kandi tuba imbata y'icyaha. Yego icyaha cyo gushikira ariko utari imbata yacu. Hari abantu bemeye guhamagago bakavuga ngo turi abana b'Imana, agakiza twarakaronse, ariko bakire imbata z'ibyaha. Abo amaraso ya Yesu Kristo yagezeho ntibaza baba imbata z'ibyaha, ahubwo baza baba imbata za Kristo. Kuko Pawulo yabivuze, aravuga ngo turi imbata za Kristo, aravuga ngo turi n'ubwoko n'ishanga rikomeye ry'Imana ihoraho. Ntabwo tukiri imbata z'icyaha. Yego icyaha cyo gushikira wenda ugasanga urabeshe cyangwa uvuze ibidakwiye kikagushikira muri uwo mwanya, ariko ntikizakumaraho umwanya, ntikizaguturaho, kuko kidafite umwanya, kidafite icyicaro muri wewe. Byo ni bisobanura iki? Kuko waronse agakiza. Amaraso ya Yesu yarakuhagiye, ariko abataruhagirwa n'amaraso ya Yesu abo bagira icyicaro cy'ibyaha. Icyaha kiratuye, icyaha cyashoreye imizi muri bo, ugasanga icyaha cyafashe umwanya muri bo. Agasenga akagisengeraho, akaririmba akakiririmbiraho, akabwiriza akakibwirizaho. Uko imyaka igenda ikura niko nacyo kigenda gikura, niko kigenda kikura, niko kigenda gukura, kigenda kimuhumanya, kigenda kimumunga, kugeza rero kigize gute? Kimuranduye, kikamurandura, kikamumaraho. Kubera kuko yimise icyaha atarahura n'amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu agasekera ku cyaha, umuntu akakibwirizaho, umuntu akagendera mu ihuduma. Icyo cyaha kiwe arakizi. Icyo cyaha wenda coba kimwe cyangwa byoba bine, ibyo byose arabizi, arabitunze. Ntiyakinguriye Yesu Kristo yinjire. Yinjira amaraso yiwe mweze, yinjira amaraso yiwe mureme, kuko ye maraso azaturema. Ahe maraso azaturema. Iyo yamaze kugera aza kurema, akakuremera akanwa ukamenya kuvuga, akakuremera ibitekerezo ukamenya gutekereza, akakuremera imibereho ukamenya kubaho, akakuremerera ndetse n'inshuti. Imana ishimwe. Akakuremera ibyiringiro z'ubugingo. Ucyo gihe uba umaze kugera mu mwanya w'abakijijwe, uba utuye mu isi y'abakize ingwara. Ari nayo mpamvu Dawidi yabivuze mu gitabo cya Zaburi isura 103, aravuga ngo ni ubabarira ibyaha byacu, ngo kandi ngo agakiza ingwara zacu zose. Iyo twamaze kwemera kuhagirwa n'amaraso ya Yesu Kristo, icyo gihe agakiza kaza katugeraho, akatubabarira, akatweza, akadutunganya. Tiyabe hakiriho twebwe, hakabaho amaraso ya Yesu Kristo muri twe, tukavuga nk'abana b'Imana, tukagenda nk'abana b'Imana, tukabaho nk'abana b'Imana. Kuko umwana w'Imana ahora yiyeza iteka ryose, kuko yamaze kwezwa na Yesu Kristo, akaba umugeni mwiza ukwiye kandi ushimwa n'Imana. Agakiza twagahayariwe ubuntu, agakiza
iyo wamaze kukinjiramo uza ukaryoherwamo, agakiza iyo wamaze kukinjiramo uza ukabyibuhiramo, agakiza iyo wamaze kukinjiramo uza ukanezererwamo, agakiza iyo wamaze kukinjiramo kaza kaguhindura, kaza gahindurira imitekerereze, kaza gahindurira imivugire, kaza gahindurira imibereho, ukabaho nk'wa mwana w'Imana, ugatura mu ijuru kandi uri mu isi, kuko wamaze kwakira agakiza. Ibyari biguhetamishije umugongo byavuweho, ibyari bigutuma ugira imigwi mibi byakuweho, ibyatumaga ugira imisonga mu mubiri byakuweho, ibyatumaga ucurura byakuweho, ibyatumaga ubana n'abantu nabi byakuweho. Rero ako gakiza kakakweza kandi kakagutunganya. Imana ishimwe yaduhaye agakiza bene data. Imana ishimwe yatwigishe gutekereza, Imana ishimwe yatwigishe kubana tutari tubizi, Imana ishimwe yatwigishe gusaba imbabazi tutari tubizi, Imana ishimwe yatwigishije, yaduhaye amahoro tutari tuyafite, Imana ishimwe yaduhaye imibereho myiza tutari tuyifite, Imana ishimwe yadukijije ingwara, Imana ishimwe yadukoreye operation twebwe ubwo twari twenda gupfa, Imana ishimwe yaduhinduye abo turi uyu munsi wa none. Ari nayo mpamvu rero tuzahora dushima uwera wa Isiraheli, iyo tugize abo turi bo, yaduhaye agakiza ku buntu. Hariho benshi bagahawe ariko bakanze, hariho benshi bagahawe ariko batashatse guhinduka, hariho benshi bagahawe ariko bakahungiye kure cyane, ariko ndashima uwera wa Isiraheli wakaduhaye kandi akatwicazamo, araduhindura twebwe bari babi tubabeza kubw'imbaraga ziwe. Twebwe tutari tuzi gutekereza tumenya gutekereza kubw'imbaraga ziwe, twebwe tutari tuzi kuvuga tumenya kuvuga kubw'imbaraga ziwe. Rero uwo mwami wacu nashimwe waduhaye agakiza ku buntu. Ari nayo mpamvu dufite ibyiringiro byo kuzabona Imana, ariyo mpamvu dufite ibyiringiro by'umuzuko, ariyo mpamvu dufite ibyiringiro by'ibyishimo by'iteka ryose, ariyo mpamvu tuguwe neza, ndetse no mu makuba yacu tukugaragaza ibyishimo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe kandi himbazwe yaduhaye agakiza, ikaduheza Yesu Kristo akaza ari umukiza wacu. Ni ukuri akomeje kudukiza kandi akomeje kutugirira neza. Ni wowe wababajwe wa mbere, ni wowe wahuye n'ibibazo wa mbere. Ari nayo mpamvu rero azi kwita ku banyabibazo, ari nayo mpamvu rero azi kwihutira kudutabara, kandi n'uyu munsi akomeje kudutabara, akomeje kutubera agakiza mu byo duhura byose, mu byo duhura byose, kugira ngo kuri wa munsi tuzabashe kubona Uwiteka Imana. Kakuri Dawidi yabivuze, aravuga ngo Yobu yabivuze, aravuga ngo aravuga ngo amaso y'abareba natongera kumbona, ijisho ry'Uwiteka rizaba rindiho, ngo nubwo njewe nzaba ntagihari, kubera ko yampaye agakiza, yampaye amahoro, yampaye umudendezo, ubu ndi umutsinzi.